turangiye turabasuhuje ubwoko bw'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Tubahaye ikaze kuri channel ya Irera, ko batarakora subscribe nawe uyikore kugira ngo buri kiganiro cyose n'ubundi dushyizeho ujye ukibona, kandi namwe musanzwe n'ubundi mukurikira. Turabashimiye cyane kuko yaba ari comment mugezaho zifasha abandi, yaba ari ibituma YouTube ikomeza kwamamaza hirya no hino, kubwo gukora subscribe no gukora like na comment ku ruhande rwanyu. Turabibashimiye kuko byongerera imbaraga YouTube kudukorera gukwirakwiza hirya no hino ikiganiro. Rero kuri uyu munsi turabashimiye, tugarutse tugiye kubagezaho igisobanuro cya Bibiliya mu ncamake, cyangwa uko Bibiliya iteye nyirizina, igisobanuro cyayo, ibiyigize, aho byagiye bikorerwa n'abagiye babikora, nibyo tugiye kubaganirizaho muri aka kanya. Rero ni karibu ube maso ukurikire kino kiganiro kugeza ugisoje, nibwo urasobanukirwa neza ibyo wagendaga wibaza kuri Bibiliya. Urakoze cyane. Tugiye kureba Bibiliya ni iki. Ubundi Bibiliya ni igitabo kirimo ibyo abakristo bizera, kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko bivuga ku mateka, ku by'uyu munsi n'iby'ahazaza, byanditswe n'abantu batandukanye. Kandi Bibiliya harimo n'iby'Imana yavuze nyirizina. Urakoze cyane. Tugaruke rero tureba gukusanyiriza hamwe icyo Bibiliya n'ibyo Bibiliya yerekana, ibice biyigize, byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Mukunzi wacu wa Irera TV1, ubwoko bw'Imana, gerageza kumenyekanisha ubutumwa bwiza, utanga share kuri bino biganiro tugenda dushyiraho. Rero Bibiliya tumaze kubona icyo ari cyo, noneho ugiye gusobanukirwa Bibiliya uko ikoze. Yego, umwanditsi wa Bibiliya wa mbere ni Mose. Yego, igitabo cya mbere yanditse, yego, ni Yobu. Igitabo cya Yobu cyanditswe na Mose, nicyo gitabo cya mbere yari yanditse. Yacyandikiye Imidiyani mu mwaka w'igihumbi 486, yego, mbere ya Yesu Kristo, nibwo Mose yanditse iki gitabo. Yego, dukomeje, igitabo cyanditswe nyuma y'ibindi bitabo ni ibyahishuwe, cyangwa ibyo byahishuriwe Yohana. Icyo nicyo gitabo cyanditswe nyuma y'ibindi bitabo byose. Tubonye ko icya mbere cyanditswe na Mose, kandi akaba yaranditse igitabo cyitwa kiriya gitabo cya Yobu. Yego, dukomeje, igitabo n'ubundi cya mbere cyanditswe nyuma y'ibindi byose, y'ibindi bitabo byose ni ibyahishuriwe Yohana, cyangwa ibyahishuwe. Yego, cyanditswe na Yohana n'ubundi nyirizina, ariyo ntumwa ya Yesu Kristo. Icyo gihe yari i Patmos. Yego, i Patmos mu mwaka wa 95 nyuma ya Yesu Kristo. Bishatse kuvuga iki? Nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo nibwo Yohana yanditse kino gitabo. Hashize imyaka 95 Yesu Kristo avutse, nibwo Yohana yahishuriwe kino gitabo cy'ibyahishuwe. Yego, dukomeje, igitabo ibitabo 39 byo mu isezerano rikuru, cyangwa isezerano rya kera, byanditswe imyaka isaga igihumbi. Yego, naho ibindi bitabo 27 byo mu isezerano rishya byanditswe mbere y'uko ikinyejana cya mbere cya nyuma ya Yesu Kristo kirangira. Yego, iki kinyejana kugisobanukirwa, byanditswe mu kinyejana Yesu Kristo yavutsemo, kuko nicyo kinyejana cyitwa ikinyejana cya nyuma ya Yesu. Ibinyejana biri hanyuma ya Yesu ni hanyuma nyine y'uko avuka. Ibya mbere ya Yesu, cyangwa ibivugwa mbere ya Yesu, ni mbere y'uko avuka. Rero ibi bitabo 27 byo byanditswe mu isezerano rishya, byanditswe mbere y'uko ikinyejana cya mbere cya nyuma ya Yesu Kristo kirangira. Yego, noneho dukomeza tureba icyo Bibiliya, ubusobanuro byacyo. Ni ukuvuga ko ugereranije kwandika Bibiliya byatwaye imyaka isaga
isaga gatoya imyaka 1600. Yego, Bibiliya yanditswe n'abantu bagiye batandukanye, nibo tugiye kurebaho. Bibiliya yanditswe na Dawidi na Salomo aribo bami, yongera yandikwa n'abarobyi harimo Yohana, yandikwa n'abakarani harimo Ezekiyeli na Matayo, yandikwa n'abaganga wa mbere ni Luka, yego, yangira yandikwa n'abashumba ariwe Amos. Wari uzi ko Bibiliya kandi yaba yarandikiwe ahantu hagiye hatandukanye? Dusanga rero itangiriro, igitabo cy'itangiriro cyarandikiwe kuri Sinayi cyangwa Sinayi. Igitabo cya Yobu cyandikiwe n'ubundi ko twari twabibonye hejuru, Imidiyani. Igitabo cya Yesaya cyandikiwe muri Palestina. Yego, dusanga Ezekiyeli, icyo gitabo cya Ezekiyeli cyarandikiwe Mesopotamiya. Dusanga urwa mbere rw'Abikorino rwarandikiwe muri Aziya Ntoya. Muri Aziya no. Iyi Aziya Ntoya ushobora kwibaza uti se Aziya Ntoya turamenya ari iyihe? Ariko iyo ugiye urareba ugasanga iyi karita idasanzwe iyo mu mwaka w'1835 ya Aziya Ntoya, cyangwa muri iki gihe ni muri Turikiya, ni ibihugu bigiye byegeranye. Harimo Ubutaliyani, hakabamo Ubugiriki, hakabamo Albania, hakabamo Makedoniya, yego, tugasanga na Bulgaria na Turukiya, Misiri, Libya, Isirayeli no muri Libani. Ibyo bice byose nibyo birimo kuboneka muri Aziya no. Dukomeje turasanga igitabo cy'Abaroma, cyangwa dusanga mu by'Abaroma, ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abaroma byarandikiwe mu Bugiriki. Yego, noneho menya uburyo Bibiliya yanditswe mu ndimi zigiye zitandukanye. Noneho isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo, keretse imirongo mikeya yanditswe mu Runyalemeya. Yego, urwo ni urundi rurimi rutandukanye n'Igiheburayo, mu magambo makeya Bibiliya by'isezerano rya kera banditsemo. Noneho isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki. Bibiliya ya mbere yahinduwe na Yohana Wycliffe. Yego, ayihindura mu Cyongereza mu mwaka w'1382 kugeza mu mwaka w'1386. Bishatse kuvuga yayihinduye mu gihe cy'imyaka 4. Uwo ni Yohana Wycliffe, niwe wayihinduye bwa mbere ayishyira mu rurimi rw'Icyongereza. Ubu Bibiliya imaze guhindurwa mu ndimi zigera mu 1,100. Yego, nicyo kigero ubu ngubu twareberaho indimi Bibiliya imaze guhindurwamo, bashyira mu ndimi zimaze kuba indimi zigera mu 1,100. Komeza usobanukirwa nuko Bibiliya iteye nyirizina y'ubwayo. Tubikomeze. Bibiliya igabanijemo imigabane 2. Isezerano rya kera rifite ibitabo 39, isezerano rishya rifite ibitabo 27. Bibiliya yose ifite ibitabo 66. Bibiliya yose ifite ibice 1189. Bibiliya yose ifite imirongo 31,175. Ego, noneho Bibiliya yose ifite amagambo 810,697. Ayo ni amagambo ayigize. Noneho Bibiliya yose ifite inyuguti 3,866,480. Izo nizo nyuguti zigize Bibiliya. Igice kirekire muri Bibiliya yose ni Zaburi y'119. Gifite imirongo 176. Iki gice kirekire. Igice kigufi kiri muri Bibiliya yose ni Zaburi y'117
gifite imirongo 2 yonyine. Ego, umurongo muremure uboneka muri Bibiliya yose ni muri Esiteri ibice 8 umurongo wa 9. Uwo ni wo murongo muremure muri Bibiliya yose. Ego, umurongo mugufi uboneka muri Bibiliya yose uboneka mu Kuva ibice 20 ku murongo wa 13. Yego, uwo ni wo murongo mugufi. None umurongo uri hagati muri Bibiliya uboneka muri Zaburi 118 ku murongo wa 8. Ni ukuvuga ko ugabanije Bibiliya mo kabiri. Yego. Izina rirerire muri Bibiliya yose, izina rirerire muri Bibiliya yose riboneka muri Yesaya ibice 8 umurongo wa 1. Iri jambo ni iri ngiri riravuga riti Maherishalahashibazi. Yego, nawe nujyayo urahita uribona, niryo zina rirerire riboneka muri Bibiliya. Izina rigufi muri Bibiliya yose riboneka mu Bami ba kabiri ibice 17 umurongo wa 4. Ni iri rivuga ngo So. Yari umwami wo muri Egiputa. Yego, igitabo kitabonekamo ijambo Imana muri Bibiliya yose ni mu gitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri nicyo gitabo kitabonekamo ijambo Imana. Yego, umwami uvugwa muri Bibiliya yose, yego, wayoboye akiri muto afite imyaka 7 ni Yowasi. Uwo nguwo n'uburyo kubisoma usanga mu Ngoma za 2 ibice 24 ku murongo wa 1. Imigabane minini igize isezerano rishya ni 2, ariyo ibyakozwe n'intumwa n'ibyahishuwe. Yego, menya imisozi, uba ugiye kurebera hamwe imisozi, menya imisozi yahawe umugisha nk'uko biri muri Bibiliya. Niyo tugiye kurebera hamwe iyi misozi. Hari umusozi Sinayi, Kaluvari, Karumeli, Elayon. Yego, murakoze cyane, mbashimiye yuko mwumvishe buno bumenyi bugiye butandukanye buvuga kuri Bibiliya cyangwa kwisobanura, kugira ngo n'igihe ugiye kwigisha usobanukiwe icyo ugiye kwigisha icyo ari cyo, kandi bumve naho byagiye bikorerwa n'ababikoze. Turabibashimiye cyane. N'ubundi mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, twishimira kubagezaho icyo dufite icyo ari cyo cyose cyadufasha twese hamwe nk'ubwoko bw'Imana turimo tugana mu gihugu cyo mu ijuru. Mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa n'ishyaka kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kuri twe nk'abana bayo, kugira ngo tuzagororerwe ubwami bw'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Turabashimiye cyane. Amahoro, ego, n'ubuntu by'Imana bigure muri mwe, mubiheshejwe kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.